Haleluya. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice bitandatu. Turasoma umurongo wa 33. Haranditse ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Amen. Nitwa Twagirayezu Alex. Ejo mu gitondo turimo kuganira twabonye ko twaganiraga ku ntego ivuga ubwami bw'Imana. Ingingo ya mbere twahereyeho twavuze kwihana. Hanyuma iyo umuntu amaze kwihana tugiye kureba ikindi kintu akurikizaho. Ikintu akurikizaho iyo umuntu amaze kwihana ni ukumenya ikijya mu mwanya wa mbere mu buzima bwe, igifatumwa icyo agomba gushyira imbere mu buzima bwe. Hanyuma dusomye aya magambo, ni amwe mu magambo Yesu yavugiye ku musozi yicaye. Ushaka kuyumva yose wahera ku gice cya 5 ukarangiza n'icya 7. Ahangaha rero Yesu yarimo abwira abantu ngo ntibiganyire. Dusomye ku murongo wa 33 uvuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ibyo byose bari bamaze kuvuga ni ibintu abantu dukenera mu buzima bwa buri munsi, ni ibintu dushaka bidufasha kubaho. Hanyuma rero Yesu arabirondora, avuga imyambaro, avuga ibyo kurya, avuga ibyo kunywa, avuga ibintu byinshi. Arangije kubivuga niko yababwiye ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Mbere y'ibyo mushaka, mbere y'ibyo kurya, mbere y'ibyo kunywa, mbere y'ibyo kwambara, mbere y'ibindi, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Muri uru rugendo turimo rwo kujya mu ijuru, abantu bakwiriye kumenya ikintu gishyirwa mu mwanya wa mbere. Ntago mu mwanya wa mbere hari akazi, ntago mu mwanya wa mbere hari umugore cyangwa umugabo, ntago mu mwanya wa mbere hari amasomo, ntago mu mwanya wa mbere hari ukubaka amazu, ntago ari proje zihari, ntago mu mwanya wa mbere hari amakampani, ntago mu mwanya wa mbere hari ikintu icyo ari cyo cyose. Imana irashaka gushyira mu mwanya wa mbere ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nibwo bushyirwa mu mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere ni ubwami bw'Imana. Mwene data, turi kuganira, ndashaka kugira ngo wibuke neza, Imana niyo yaturemye twese. Imana imajije kuturema, twakoze ibyaha, hanyuma kugira ngo twiyunge n'Imana bisaba ko Imana yohereza umwana wayo Yesu Kristo, hanyuma apfa ku musaraba ku bwanjye no ku bwawe. Hanyuma rero nyuma y'ibyo Imana irashaka ko ubana nayo. Imana irashaka ko ugendana nayo, wubahiriza ibintu Imana ikubwira. Imana irashaka ko mu bintu byose wita ku bwami bwayo. Nta kindi Imana igusaba kwibandaho, iragusaba kwibanda ku bwami bwayo. Yesu mu kuvuga ngo abantu ntibiganyire imyambaro, ntibahagarike imitima y'ibyo barya, ntibahagarike imitima y'ibyo kunywa, ntago yari ayobewe ko ibyo bintu tubikeneye. Ahubwo hari aho yavuze ngo abapagani nabo barabishaka, ngo kandi nanjye ngo na Data wo mu ijuru azi ko namwe mubikeneye. Ariko nubwo azi ko mubikeneye, aragira ngo ababwire ikintu gifata umwanya wa mbere, ikintu kiza imbere ni ubwami bw'Imana. Haleluya, ubwami bw'Imana. Abantu bamwe bari barasobanukiwe iri banga ry'ubwami bw'Imana, bagiye bavuga amagambo akomeye. Hari aho Pawulo yavuze ngo ibyarinda muyange byose ngo nabitekereje ko ari igihombo. Haleluya, ngo kubera Kristo, kubera ubwami bw'Imana, ngo ndetse ibintu byose ngo mbitekereza ko ari amase, kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kuronka Kristo. Imana ishimwe. Iyo umuntu amaze guhishurirwa ubwami bw'Imana, iyo umuntu amaze kubumenya,
kumumenya. Ibintu byo mu isi ntago biba bikimuraje ishinga, ahubwo arabanza agakora iby'Imana imuhamagariye, agakora mu bwami bw'Imana, agashyira inyungu z'umurimo w'Imana imbere, agashyira iyogezabutumwa imbere, akita ku bintu Imana ishaka ko yitaho, akibanda ku bintu Imana ishaka ko yibandaho. Ubundi Imana ibindi irabimwongera, ibindi Imana ibimuha nk'inyongezo. Nta muntu ushobora kujya mu isoko ngo avuge ngo ngewe ndashaka inyongezo kandi ataragura. Umuntu arabanza akagura, hanyuma bakamwongeza. Rero ikintu cya mbere abantu bagomba kwitaho ni ubwami bw'Imana, ni ugukorera ubwami bw'Imana, ni ukujya mu ijuru, ni ingoma ya Kristo, ni ukwamamara kwayo. Yesu aravuga ngo rero data arashaka ko mubanza mu mwanya wa mbere Imana. Ndashaka kugira ngo turi kuganira aya magambo uze gutekereza ibintu bifite umwanya wa mbere mu buzima bwawe, uze gutekereza niba Imana yaba ifite umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Mana uyitekereza kangahe? Bizinesi z'Imana uzitekereza kangahe? Ahari bizinesi zo mu isi sizo zigufasha umutima, sizo wibanzeho, ntago ariko Imana ibishaka. Imana irashaka gufata umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Imana irashaka ko uyikorera, Imana irashaka ko uyubaha. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hari umugabo umwe yigeze avuga ijambo, ni Eliya, yabwiraga Abayisiraheli ku musozi Karumeli. Reka ndisome mu Bami ba mbere ibice ni 18, Abami ba mbere 18, ni igitabo cya mbere cy'Abami, ibice ni 18. Hanyuma turasoma ku murongo wa 21. Abami ba mbere, rwandiko rwa mbere rwa igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18, umurongo wa 21. Haranditse ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera murungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Haleluya. Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, mumukurikire. Muzageza he guhera murungabangabo? Abantu baheze murungabangabo, abantu barimo gushakira amahoro mu bapfumu, abantu barimo gushakira amahoro mu biyobyabwenge, abantu barimo gushakira gutuza mu bintu bitandukanye. Ariko ndagira ngo mubwire urwo n'urungabangabo, niba uzi ko Uwiteka ari we Mana, arashaka kumukurikira, arashaka kumuha umwanya wa mbere, arashaka kumukorera, arashaka kugendana nawe, ugashyira ibintu mu mwanya wabyo, ugashyira mu mwanya wa mbere ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana nibwo bufata umwanya wa mbere. Bizinesi z'Imana nizo zifata umwanya wa mbere. Iyogezabutumwa niyo rifata umwanya wa mbere. Yesu amaze kuzuka yahuriye n'abigishwa be n'intumwa ze i Galilaya, arangije arababwira ati, ubu nanesheje. Hanyuma ikintu mbabwira ni mugende mu mahanga yose, mubwire abaremwe ubutumwa bwiza, mubahindure, mwogeze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, ibyo nabategetse, kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nicyo kintu cya mbere, ni ubwami bw'Imana, kogera ku butumwa bwiza, mu bwamamaza hose, mubwira abantu ko ikintu kigomba gufata umwanya wa mbere ari ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana. Haleluya. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kubwo kwitoza k'umubiri ngo kugira umumaro kuri bikeya, ngo ariko kwitoza ngo kubaha Imana kugira umumaro ku bintu byose, ngo kubwo gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Ndagira ngo nkubwire, ukwitoza k'umubiri gufite umumaro ku bintu bikeya, wakwitoza ibintu bitandukanye byo mu isi, ariko bizagira umumaro igihe uzaba ukiri hano ku isi gusa, kitazarenga. Bibiliya ivuga ngo imyaka y'abantu Imana yari igabanyije, muzaba
uzabona hari aho Bibiliya ivuga ngo ntirenga 120. ndagira ngo nkubwire ngo ibyo witoza by'umubiri bifite umumaro muri iyo myaka gusa uzarama, ariko nyuma yabwo ubwami bw'Imana burakomeza kuko bufite amasezerano akomeye y'iki gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bufite imbaraga uyu munsi, bufite imbaraga n'igihe kizaza, buzahoraho. ubwami bw'Imana tuzabutura mu buziraherezo. ndagira ngo ngushishikarize gukunda ubwami bw'Imana, ukorera ubwami bw'Imana, ubushyire ku mwanya wa mbere ku manywa na nijoro, ubutekerezeho. Imana irashaka umwanya wa mbere mu buzima bwawe. ntabwo Imana ishaka ko umwanya wa mbere ufata umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa akazi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana irashaka kuyitekereza mbere, ukayiha ubugingo bwawe, ukayiha ubuzima bwawe, ukayiha umwanya wa mbere, ukayiyegurira. ubwami bw'Imana nibwo bubanza mbere y'ibintu abantu turimo gushakisha, mbere y'ibintu abantu turimo bidufasha, turimo gushaka ibintu bidufasha kubaho. harabanza ubwami bw'Imana, kandi Yesu yaravuze ngo n'ibindi muzabyongerwa. Data azi ko tubikeneye kandi azabiduha, ntago azabitwima, ariko arashaka kugira ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose abantu bashaka. Imana irashaka ko abantu babanza gushaka ubwami bw'Imana, inyungu z'ubwami bw'Imana. abantu bashyize imbere ibintu bitandukanye. ndagira ngo nkubwire, ntuzigana abantu bashyize imbere ibindi bintu bitari Imana mu buzima bwabo. Njyewe Alex nafashe umwanzuro, nafashe gahunda idashobora guhinduka na rimwe mu buzima. nafashe gahunda yo gukorera ubwami bw'Imana, yo gukurikira Yesu, yo kuba mu bwami bwa Kristo. nta kintu gishobora guhindura uwo mugambi mu buzima bwanjye. ndagira ngo nkwinginge kugira ngo nawe ufate iyo gahunda mu buzima bwawe, ubanze Imana mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. wikwigana abantu babanza ibindi bintu bitari Imana mu buzima bwawe. ubundi reka mbabwire, umwanya wa mbere mu bintu byose ni Imana iwufata. ni Imana iwufata. iyo ushyize ikindi kintu mu mwanya wa mbere kitari Imana, icyo kintu kiba kibaye Imana yawe, icyo kintu kiba kibaye ikigirwamana. Imana birayibabaza, Imana birayirakaza kuba ufashe ikindi kintu kitari ubwami bwayo akaba ari cyo ushyira mu mwanya wa mbere. ndagira ngo nkubwire, ubitekerezeho, hanyuma nusanga hari ikintu kiri mu mwanya wa mbere mu buzima bwawe kitari Imana, ukimure, kuko Imana ishaka guhagarara mu mwanya wayo ku buzima bwawe. ndagira ngo dufate umwanya hanyuma dusenge. iki cyumweru tukirimo tuzakomeza kuganira, tuvuga iby'ubwami bw'Imana, tuvuga iby'ingoma y'Imana, tuvuga iby'ingoma ya Kristo. ariko se nibiki usanze warashyize imbere mu buzima bwawe kuruta ibindi? nibiki usanze byarasimbuye Imana mu buzima bwawe? ese wakwemera gufata umwanzuro wuko Imana ari ifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe? nimba ufashe uwo mwanzuro, reka dusabe Imana kugira ngo itubashishe muri uwo mwanzuro ufashe mu izina rya Yesu. reka dusenge. Mana yo mu ijuru, Mana ikomeye, nsenge mwene data wumvisha ijambo ryawe akaba afashe umwanzuro wo kugushyira ku mwanya wa mbere mu buzima bwe. ndamwingingiye kugira ngo mushoboze, hanyuma ibindi byose Bibiliya yatubwiye ngo Imana izabitwongeza, Imana izabitwongerera. Imana nimuha umugisha kandi Imana imukomeze. nanjye niko nisabira kugira ngo Imana inkomeze kuguma muri uyu mwanya, kuguma nshyira Imana ku mwanya wa mbere. niwo mwanzuro nafashe. Mushimiye Data kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. turacyari kumwe muri iki cyumweru, tuzakomeza kuganira hejuru y'ubwami bw'Imana. ndagira ngo ngushimire ko watiza amatwi ijambo ry'Imana. Imana ikurinde kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen.